yose tugushimiye ko wakije abarwayi, tugushimiye ko turinze twese tukaba twibonye imbere yawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro mwami. Muri uyu mwanya mwiza tugezemo wo kumva amagambo yawe, ngusabye ko imitima yacu uyegereza imbaraga zawe, uduhuza n'ijuru, uduhuza n'imbaraga z'umwuka wera, kugira ngo umwuka wera navugire mu mugaragu wawe tube hafi yo kwakira amagambo yawe. Wakiriwe utegure imitima yacu Tatia utano. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Agira ubuntu umunsi ukira akaguriza abandi, urubyaro rwe rukabona umugisha. Va mu byaha ujye ukora ibyiza, uzaba gakondo iteka. Uwiteka akunda imanza zitabera, ntareka abakunzi be
barindwa iteka. Ariko cumi n'umwe Yesaya yewe urengana ugahungabanywa n'inkumbi y'umuyaga, ntuhumurizwe, amabuye yawe nzayatakaho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro, iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibigutera ubwoba, kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana, ariko si tuzabateranije. Uzagukoranizwaho wese azagwa ari wazize. Amen. Wacu Yesu Kristo. Amasaha y'umugoroba tugaterana. Amateraniro atayarimo, abarwayi bataha bakirwaye. Aya materaniro utayagaragayemo, abaje bihebye noneho bataha bihebye cyane, ariko uyagaragayemo uwaje yihebye yataha ari kwishima, n'umurwayi yataha yakize. Niyo mpamvu tuguhamagaye kugira ngo tubere Alpha na Omega. Babarira abasera, babarira abaririmbyi, babarira abakozi bawe, babarira bene data. Dutuye ku isi, duturanye n'ibyaha, duturanye na Satani. Babarira buri muntu, ugusabye imbabazi ntababarirwe. Haleluya. Baratubwiye ngo ibyaha nibyo bituma tutakwegera, kandi abana b'ikizu ntibarira ukabana, barira ku musozi, bakarira mu kirere. Tuvane mu kirere cy'umubiri, utwambike imbaraga tuzamure, kugira ngo ayo magambo y'Imana tuyarye tunezerewe. Twaye icyubahiro, twaye karibu, 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 tugicanire karibu, turateranye karibu. Haleluya. Kugira ngo aya magambo y'umugisha nawe uhindure umugisha. Yanditswe ntahari, abahanuzi babyandika tudahari, ariko bari bazi ko uyu munsi tuzabisoma. Bituvanire mu mugisha w'ubwishyu, kugira ngo bifashe muri uru rugendo. Gusaba Imana umugisha. Nawe mwene data turi kumwe, tubaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Imana igize neza, Mungu anatenda mema. ubona turangije icyumweru cyose Tunamaliza juma yote. duhumeka umwuka w'abazima. Tunapumua pumua ya Uri muzima nanjye nkaba ndi muzima. Niko hai na mimi niko hai. Iyo Mana irakomeye. Ule Mungu kabisa. Imana irinda abagenzi kuva Arizona ikabageza hano, kutoka Arizona kufika hapa. igakurura mwene data akumbuka mu moto, Kutoka ndani ya gari. ntishime ko kiriya gitaramo cyamuhitana. Furahia ile gari. Imana twongere tuyikomere amashyi. Amen. Dufite amagambo y'Imana Tuna maneno ya Mungu. twagizemo tuganira. Nataka tuyazungumzie. Bene data bakundwa, Wandugu wapendwa. nta kintu kiryoha ijambo rye. Nungu Umugore wawe yagutekera inyama agashyiramo n'amasosi, akagura na bya birungo. Dufite ibyo kurya bisumba inyama,
kubisubiramo Wakati azungumzia anarudia ndongera tena. nyaganire n'abishimiye Furahi. nyaganire n'abanezerewe kubera iyo bakuzaniye ibyo kurya utabyishimiye Furahie. nubwo byaba bitetse neza wabirya utishimiye ariko bakuzaniye ibiryo Kila kuletea chakula. ukanezererwa ibyo byo kurya wabyakira nawe umutima mwiza nanjye mbaranditse ku ntebe meza y'umwami ibyo kurya byatetswe n'abamarayika ntabwo byatekewe iwanjye ahubwo nanjye nkeneye kubiryaho nawe ukeneye kubiryaho imana uhari umugishawe nawe soma amagambo y'imana meza Soma maneno ya Mungu ya mzuri. kuwa mbere mbese ibintu twari aha Siku ya kwanza ya Jumapili tulikuwa twariye amagambo meza cyane Kula maneno matamu. muracyayibuka Unakumbuka. imana ibakomeze kandi bahereze imbaraga zo gutura ayo Na magambo kuishi ndani ya yale maneno. naho zaburi we aratubwira Zaburi anatuambia eti nari umusore none dore ndashaje nilikuwa kijana lakini ona nazeeka. uwo ni dawidi Huyu ni Daudi. nabaho nabera sinabona umukiranutsi aretse Anaishi kwangu. Sijana mwenye haki anaachiliwa. cyangwa se ko abana be babe bambaye iroho batajya Haleluya! Abakira ijambo ry'Imana bakakira ubuhanuzi bakakira iparole kuri aba bose imodoka nize
cyawe. wakati wako. Kubera Imana iri kuvuga ngo mu gihe. Kwa nini Mungu anasema kwa wakati? Ni ukubera Imana idukiriza mu bihe. Kwa kuwa Mungu anatupenda kwa wakati. Twavutse mu bihe. Tulizaliwa kwa wakati. Dukura mu bihe. Tukomaa kwa Twoza wakati. amabere mu bihe. Tugenda matiti wa Haleluya. Dufata ibirayi mu bihe. kamata virayi mu Twoza ubusa mu bihe. tunakula kule. Twambara agakabutura mu bihe. Twambara uturato mu bihe. Turazamuka mu bihe. Turabasara mu bihe. Turashaka abagore mu bihe. Turashaka mu bihe. Haleluya. Iguhaye ibihe. Iguhaye umugisha. Iguhaye igihe. Akute wakati. Iyo umuhaye igihe, Akute wakati. iguhaye umugisha. Abanyamerika nabo Akute wa Amerika nawe eti. time is money. Wakati ni wakati ni pesa. Wakati ni pesa. Wakati ni pesa. Bisobanurwa ngo Maana eti. igihe kirakomeye. Wakati ni nguvu. Igihe kirahenze we. Wakati ni zamani. Kikundire. Imana yakiguhaye. Yakinye abandi. We irakiguhereza. Ni kubaganiriza ngo gukiranuka mu gihe cyawe. Haki wakati wako. Uko gukiranuka kubera ikintu bivuze ngo gukiranuka. Kwa nini nasema kukuwa haki? Nuko na Dawudi nawe yavuze ati Kwa Daudi naye anasema eti. nari umusore. Ilikuwa None vijana. dore ndashaje. Ndio nazeeka. Sinari nabona Sijaona. gukiranirwa. Umunyabyaha. Umubandi. Abayuwaye mu mesaje. Nari umusore. None ndashaje. Sinari nabona umukiranutsi. Gukiranuka gusumba gutega amaboko. Gukiranuka gusumba kuririmba. Gukiranuka gusumba kubyina. Haleluya. Gukiranuka gusumba guhanura. Gukiranuka gusumba kubwiriza. Gukiranuka we ndaguhamagaye Senyeri wowe uhereza abandi gukiranuka. Haleluya. Gukiranuka mu gihe cyawe. Gukiranuka mu gihe cyawe. Kuwa haki Mwese mvuga mu gahe. wako. Kwa nini nasema kwa wakati? Imana Mungu ikiriza abantu mu bihe. anaponya watu kwa wakati. Guhera kuri Adamu Tangu wakati wa Adamu. ukagera kuri Dawidi, Unafika kwa Daudi. ukava kuri Dawidi ukagera kuri Aburahamu. Unaingia kwa Ibrahimu. Imana yahaye abantu igihe cy'umutima uhana. Watu wakati wa kutubu. Abapasitori bari bahari, Hakuna wachungaji. abadiyakoni bari bahari, Shemasi pale. hano Hakuna hawa. ahubwo barahagararaga bakemera ko ari abakiranutsi kandi n'abapasitori badahari. Hakuna wachungaji hawapo. Kugira ati Imana ikiriza mu bihe. Kwa wakati. Imana iravuga iti noneho rero Nasema eti sasa. kino gihe ni igihe cy'umutima uhana. Wakati wa Bwana. Ariko frere Buhihi nangwa se frere Gerard nangwa uriya musore wicaye azakirizwa mu kindi gihe. Imana wiyemerera amayira. Nanjye ndaririmba ko wabonetse. Ujya gukiza. Ujya kwibukwa. Nanjye ndaririmba kunesha. Hanyuma Imana iravuga iti Mungu anasema eti. bano babonetse mwa kino gihe cy'umutima uhana. Wanapatikana mwi wakati wa zamani. Reka mbafate mbashyire ukwabo. Ajira kamata na tie mahali pao. Bari benshi Imana ivanyemo umugabane iwushyize apa. Mahali. Ese amagambo muri kuyumva? Hanyuma Baadaye ihera kuri Aburahamu anaanzia kwa Ibrahimu. irakomeza iragenda igeza kuri Kristo. Anafika kwa Kristo. Aho hagati Pale katikati ishyiramo amategeko anatia sheria. kugira ngo uzayakomeze Kusudi na wewe mwenye azabeshweho nayo. aishi naye. Abadive rero bari kutubwira ngo twamaze isabato. Tuabudu Abo bayobewe ibihe kubera iyo sabato yahawe bene Isiraheli. Amen. Amen. Noneho barayizera barayikorera bayikorera mu gihe cyabo. Nanjye nongere mbwira abera ngo abo muri icyo gihe nabo bashyirwa apa. Atiwa mahali. Mani zikupanga di. Hanyuma rero kuva hariya Toka pale. Yesu abarabamba. Yesu anasulubiwa. Amaze kubambwa Kisha sulubiwa. kuva yabambwa Tangu kusulubiwa. kugera none agarutse Fika leo ntabwo ari umutima w'imba w'imana ntabwo ari amategeko
keza atazaboneka mu gihe cy'amategeko hatapatikani wakati wa sheria. akoreka mushyire mu Acha gihe nimutie cy'imbabazi wakati wa rehema. yacumura Akiasi. nzamuye haleluya Amen. yahemuka agafite amategeko yazamubabarira yagahabwa n'amategeko ntabwo zijya kuyakuraho Usikuje kuyatoa bali aya mategeko hii sheria ndayavana ku bisate byawe nyandike mu mutima yakubite mu mutima ugiye n'amategeko gari hano garuka amategeko gari hano iyo y'amagambo Yesu yavuze maana Mungu alisema hivi. itekereza ko naje kuvana amategeko Waze kama kwa ahubwo naje sheria. kuyasohoza Wazi kuja kutimiza. amen Amen. urari kumva Ujue kama mwenye kwa kule karbani Imana ibahereza amatwi Mungu apatie masikio. izina rya Yesu kuganira ngo Tunazungumza eti kiranuka mu gihe cyawe kuwa hakimu wakati wako. bene data bakundwa Na ndugu wapendwa, icyo gihe rero tukigezeho ule wakati ukifikia ndani uhabwa iparole tunapewa kabisa message, tunapewa ujumbe. haleluya Haleluya. petero nawe Petro naye arabyanditse anaandika mu gitabo cya petero igice Petro sura ya pili ya kabiri igice sura cya ya mbere pili umurongo wa cumi n'icyenda sura ya mstari wa 19 Haranditswe. unaandikwa eti ninde uzi gusomara nani anajua kusoma? petero ya kabiri Petro wa pili igice cya mbere sura ya kwanza umurongo wa cumi n'icyenda handitse mu iki sura ya 19. Petro wa pili sura ya kwanza sura ya 19. nyamara rero dufite ijambo rya hano Kuna neno lilotabiriwa rirushaho gukomera kwa nguvu. ongera usome neza Ndio useme vizuri. muzaba mukoze neza Unafanya vizuri nimuryita mkinishughulikia. amen ehe ikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. amen nyamara dufite ijambo rya hano Tuko neno lilotabiriwa. wajya gushimira imana dufite ijambo rya hano Tuko neno lilotabiriwa. rimeze Liko kama ritabaza mataa muri kiracuza umwijima inaangazia mahali pa giza. ariko muzaba mugize neza Mtakuwa mnafanya vizuri nimuryitaho mkinishughulikia. nawe mwe kuryitaho iryo jambo rero Neno sasa nuryitaho mkinishughulikia rizaba rimeze litakuwa kama nk'inyenyeri yo mu ruturuturu kama nyota ya ndani ya giza. ukarikurikirana Unalifuatilia iyo nyenyeri yo mu ile ruturuturu nyota ndani ya giza sana. izabandurira mu mitima yawe Itakuja ndani ya moyo yenu. isobanurwa ngo Maana iyo nyenyeri ni ile kristo nyota ndiye Kristo. iryo jambo nurikomeza yesu azaza muri we imirimo yakoraga nawe wazanye uyikorera iyo duhaye ijambo iyo duhaye abakozi iyo duhaye abahanuzi yahabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. iryo jambo rero rikugeraho Ile neno linafika kwako. rigatangira rikakwangisha ingeso z'iwawe Inaanza na kukataza tabia za maze watu. ugatangira kugira umwete wo kuvuga ngo Unakuwa na vitu nasema hivi. ibizarimbura abandi ngiye Ukaangamiza kuwushakisha wengine mimi sipende iryo jambo rikakweza Neno likutakasa. iryo jambo Ile neno iyo urifite ukikuwa nalo ukafatira ku ukienda jambo ukazia kuwa haki. ukavuga uti Unasema eti ajya ba petero ntibahagarara Petro akisimama iyo byerekana iki mimi nitaonesha nini? ajya ba dorika Sasa ntibahagarara wadora kwanza kusimama byerekana mimi iki nitaonesha nini? bigatuma ryari jambo Acha ile neno uryubaha unalitii ukuryumvira kwa kulisikia ikuhereza igihagararo kupatia msimamo kama ile ulikuwa nayo. ariko mbabwire ngo Lakini waambie eti nari umusore nilikuwa kijana none ndashaje na sasa nazeeka. nari nabona Sijaona umukiranutsi mwenye haki, umukiranutsi mwenye haki bakundwa muri Yesu Kristo wapendwa ndani ya Yesu Kristo. twagize ngo Nilikuwa nataka aya magambo haya maneno muyategera mu matwi yatege masikio. kubera Kwa kuwa imana ikiriza abantu ku bihe Mungu anaponya watu ndani ya wakati. se nka buno wenda hari none uko ari muri Amerika Kama sasa labda leo tuko Amerika, ariko nabonaga iwacu bari gusimbuka lakini nilikuwa naona kwetu wanarukaruka hapana mikaba kura musera kama kama katoto kaore dada wandagije bonaga gafashe unaona umuntu kanakamata mukaba hari ubwo wamuseka ari gukina umugozi mcheke kanacheza mpira wamuseka mcheke none usanze nyina wakumbuka ukakutana na yake na ari hagati mu niko katikati wagira ngo yasanze
ntabwo yavukiye amazi kera alizaliwa Ese na ni miaka mwana 9 hawezi kwa kwake sinzongera no Nakwenda nakwenda kumhemea kumubwira kama wenda kumhemea mke wako Jana cyangwa bizaca. mtoto wako hatafariki yabwira baranga naomba watakatifu uve mu bwana mtoke ndani ya mtoto usemeke Yesu wacha kufundisha kano gahinda ugiye kuzakabika nenda kuiweka kwa mbere mwezi wa kwanza mwezi wa pili igeza mu kwa cumi kufika mwezi wa 10 uzagera igihuroge utafika na wakati uzaroga impinga z'abasere watoto wa uzaba wazirangisha ufite depo kubika ibintu bibi ndahamagara ndani ya mchezo ndani ya makarata uve mu mata toka ndani ya maziwa muhuye kimoja kubye ngira kuriye ino bafure babona vuba yagenda akagwa yagenda akagwa ureka agende hugura hugura hesha hesha hugura ufite kwihangana kunini aleluya nongera mbwira bera ngo amasaha y'imikino yarangiye frere frank yasize tubwiye Ndugu Frank anataka hasigaye kubona rimwe unabakia cross wasanga ari rino wasanga ari ryo ryawe wasanga ari ryo mufurere hasigaye rimwe gusa hakurya usumba indirimbo gukiranuka bibiri iravuga Biblia inasema eti nuko hari umugabo mu gihugu cya Rusi kuwa mume mu nchi ya Rusi uwo mugabo yitwaga Ayubu ule mwanaume alikuwa anaitwa Ayubu ngo yari umukiranutsi alikuwa mwenye haki kugeza igihe cyari afite abahungu barindwi n'abakobwa batatu fika wakati kuna vijana 7 na ariko watoto 3 agatamba n'ibitambo byo gukera lakini yeye anatoa na dhabihu ya kuwaza abana bane banjye bacu tunaweza na watoto wangu waliasi agatamba n'ibyo gukera anatoa na madhabihu ya naho wewe kuwaza kuwa mbere lakini wewe siku ya kwanza kuwa kabiri usigaye uryama nk'ingurube unalala kama nguruwe mwamaze kwishara mnamaliza iyi ngiyi byo kurya kuivisha chakula enjoy chakula amakuru gusinzira mama mbona wewe unasinzia byarangira aho wagiye Nilisha wewe mu na gitondo rero asubuhi akazi kabaye kazi na unaamuka na unasema uzatungurwa utakuwa ghafla utakuwa ghafla yakubwira ngo nakwambia ubanza gushaka ubwabyo namukiranuka kwawe ibindi byose vitakuja uwaguha amafaranga ya bayibeli kupatia pesa ya Bible ntabwo wagura umutima ngo umutima neza uwaguha amafaranga ya taramu ntacyo gakumariye dufite amahoro iko na amani amahoro aboneka mu Rwanda dufite amahoro kugarukira uwiteka abera b'Imana ese amagambo ni amina amasaha bageze masaa nafika kugira ngo dukirizwe mu bihe kusudi tuokolewe ndani ya ibihe wakati byacu wakati yetu inarafiniwa Frank yaravuze ngo huko Frank alisema eti ngo dushigaje ahantu ho kano gakaratasi tunafikisha mahali hii karatasi umwanya gutangangana na kano gakaratasi kuna kabisa bisobanurwa ngo nta kindi gihe gihari hakuna muda Abrahamu baratashe Abraham njoo ba Frank baragiye Frank njoo abakozi benshi baragiye watumishi wengi nawe walienda uraho naweka pale ariko bizahora ariko bizahora Imana irakiraho Mungu iko haki Imana ntibeshye Mungu hatanganyi yabwiye Habakuki aliambia Habakuki mbese Habakuki Habakuki Wale. uliangalia Witegereje. ulitazama ukuntu ndi ijambo ryawe kandi munarisohoza iyo Mana rero Imana itabeshya ibyo yavuze no kubikora izabikora ariko nongere mbabwire ngo lakini wakati niambia eti umukiranutsi mwenye haki umukiranutsi haki azaba rwanjye wangu azabishwaho no ku isi ataishi na kuwa haki mwana agatabo ko mfite kitwa ngo la Bible mwii kitabu niko ninayosema Biblia Frere Frank ari kuvuga ngo Frere Frank anasema eti igihe cyarageze wakati wadia haboneka umugabo unapatikana muume wakati kwa na katakata wa ndugu na wadada aravuga ati anasema eti uhereye n'amasaha tangu saa hii uwo ni mariterite ule ni Martin ibyo Luther kuvuga ngo mu
ya kusema mnaujisha ubatizo mnasikia ibyo ntaho biba aho umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera watu wangu wataishi kwa ahamukana revei komeye anasimama na umusho wa hatari ahamukana revei komeye anasimama na umusho wa hatari kugeza igihe kufika mahali hari undi mugabo watangaje kuna mwanaume mwingine kabisa nishangaza hajya jene handaza kufrasa Eugene najua France arakizi anajua urakizi najua hari umugabo watangaje kuna mwanaume nishangaza aravuga ati anayesema eti pour moi ne peut valoir que ce qui est écrit dans la Bible. Dans tous les réveils, avant et après la Réformation, ceux qui crient de manière biblique ont abandonné l'église d'État. baretse itorero ry'igihe rya leta baretse itorero rya leta mbega rwambo itorero ryamaze kujya muri leta abizera imana bandika imbaraga bava muri icyo gihe cya leta ont été persécutés par elle. kandi barenganijwe na leta John Wycliffe Yohana Wycliffe mu 1321 qui a traduit la vulgarité en anglais. Il connaît le sens de la parole de Dieu et il confessa bibliquement. uwo mugabo agaragaza ukuri kwa Bibiliya mu gihe cy'abantu gutemagura abantu arahagarara aravuga ati pour moi ne peut valoir que ce qui est écrit dans la Bible. Tugende buhoro atutembee pole pole buno kugera ku cupa ry'urwabo rikamuhirika sasa nafaa kwa chupa ya ariko uyu mugabo yahagaze imbere y'ihoro bayimanitse aravuga ati gupfa ni ugupfa hahirwa abapapire ariko icyo nzi cyo najua kwamba kuri icyo kisemo kinachagua munyanga ukinikataa akagaragaza ko muzireka n'inyama muzireka
Alionyeshwa kama shujaa. Prêchant aussi après avoir reçu l'inspiration par la Bible. Il se prononça contre les droits universels de la papauté. Aliopoza mbega mwicho je ku papa karibu hari. Alitoa pale kwa La Bible devait pour lui la seule autorité pour les questions relatives à la foi. Biblia yonyine Biblia pekee yari igisubizo ku bibazo byo kwizera. bali yote kuamini. Niyo mpamvu Ndio sababu umuntu uzabaza ibintu bitandukanye agafata amabroshire ngo kwa Joseph kamata broshiri za kule kwa Joseph. safi nizahungu babura nabo basigaye bazwi Na wavijana ndio namba bakia na kuonyesha. Unaweza ona Imana ntawabuza inaonekana anatoa abakozi ntabwo icyubahiro muzerangiza Mzee malizia. C'est ainsi qu'il s'écrivit dans son commentaire sur Jacques 8. Muri Yohana 18 Yohana 18 aravuga ati anasema eti hano hantu muhumve neza ngiye kurangiza hapa mahali mpasike vizuri, mimi nataka kumaliza. ni ukuvuga ngo mu gihe cy'abari bari gutema abafurere n'abasere katikati wa ndugu na wadada, we Imana yamwambitse imbaraga Mungu alimfika kuvuza. arazavuga ati ngewe ibyo muri bo ntabwo mbirimo itonde n'ibyanditswe muri bibiliya Iko nacho ndio arategeka aravuga ngo anasema eti cherche la vérité tafuta ukweli. écoutez la vérité apprenez la vérité aimez la vérité dis la vérité gardez la vérité défends la vérité jusqu'à la mort. Ingawa demi na pesa inakosa. Yesu ntamunama Imana harimura imbaraga agakiranuka mu gihe cye kandi ahereze gukiranuka izina rya Yesu Kristo. Batera abapfuye mu muriro Wakotupia ndani ya moto. ijuru riba riraje Mbingu inakuja. Biti ni bande Ni wanani? Ni wanani? hari abantu ko batari gushira Wale watu kuna walungule. yaneshe ijuru Alishinda kifo. Na Yesu kichwa ya nyoka. bajya kureba Wakenda kwa babona umugabo wa kane umugabo wa kane twatereyemo batatu Kutupia watatu. reba uwo wa kane amanuke Acha wanishuke. Imana ari Kwa yakiranutse mwenye haki. noneho uzinga intare Sasa ni watu wanaona barasiga simba. kuko bamama Kuogopa chua na faka suti. ahubwo batereragaho Walikuwa wanatupia ndani. zabibukiriza Wakanusa kwa uwo umukiranutsi uyu agasanzwe sio wa kawaida. Imana ikabahereza urukingo ikabahereza imbaraga mu izina rya Yesu bakumva muri Yesu Wapendwa ndani ya Yesu Kristo, nawaambia mibaraka isiyopungukiwa gukiranuka kwa haki mu gihe cyawe wakati wako. dusomere Tusomee. ndarangije kandi Ninamaliza tena. ndarangije Ninamaliza. ndarangije frere Ninamaliza ndugu. aba byakozwe n'intumwa 17 umurongo wa 11 Matendo ya Mitume 17:11. uzi gusoma vuba vuba ariko yibuke Ninajua kusoma haraka. 17:11 17:11. Amen. ariko abo bari beza kuruta abiberoye Watu wa Beloya abo bari beza kuruta ab'Itesalonike abahe wa wapi? ubwo subira ruguru Rudia juu. uwo mwanya muri iryo joro bene data bohereza Pawulo na Sila i Beroya basohora iyo binjira mu isinagogi y'Abayuda ariko bo bari beza kuruta ab'Itesalonike kuko bakiranye ijambo ry'Imana umutima ukunze. rekeraho frere Achia pale ndugu. abiberoye bo Wa Beloya bari beza walikuwa wazuri. bakiraga iparole n'umutima ubikunze Na moyo nawe uri guterana wanakusanyika. uzi ko ngo byanyu nasize nk'abituma
amahoro nawe ukaba uri muri kampani ibyo byose bishyira uruhande kiranuka imana ntiyakiranutse ab'imbere yabo baheza ko bakiranye ijambo ry'imana babikunze mbere bivuga ngo iyo bikunze uba ubaye umwana w'imana uba ubaye umukiranutsi unakuwa mwenye haki. Abaheburayo 6 Waebrania 6 hari kuvuga ngo iki? nasema je, 6 murongo wa mbere Waebrania 6 mstari wa 1. nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose. Dukwiye gutera intambwe. Tunastahili kupiga hatua. Barakubatije Sasa walikubatiza uchungaji. Isha limaza nyumba chake. Kabisa. Wao nyumba chao. Ile kisirani nayo. Na upendo wa ndugu. Umamesa muri wowe. Wewe unasikia ndani yako. Eti nikakutia salama. Ndio kwa na pesa juu. Lakini hao havikuwa na mali ya kukamata. Hauko mwenye haki. Mwenye haki. Na kupiga hatua. Wanapiga hatua kidogo. Wanafika mahali. Tuko na washuhuda. Enokini mwenye haki. Yashima ni imana. Ashima n'abantu. Imana yamitegereza. Ye uyuwe. Tabaro kuhana kwisi. Imana iramuzamura. Abarasezeye. Ariko hepfo ngo. Yashima ni imana. Ashima n'abantu. Akiri hano. Akiri hano. Niba kugayo ukiri hano. Uzajya mu ijuru ryawe. Niba kugayo ukiri hano. Imana ikakugaya. N'abaturage bakakugaya. Uzajya mu ijuru ryande. Yashimisha Imana. Ashimisha abantu. Akiri hano. Tukumenya ukiri hano. Tukuzi uri hano. Ubukristo bwawe bumenyekana. Uri muri kampani. Umugabo wanjye sinzagiye. Nari kugira ngo mbe Yosefu wihangane abafanye mwe Yosefu umukiranutsi Yosefu umukiranutsi nawe kujyana mu rugo rw'abafere bagatangira bakishisha bakishisha kubera iki wakiraniwe umugabo wawe yabaye farashi zawe apereza ibyawe apereza amazu apereza amafaranga ariko wewe reka bamurembe Wewe nasaja tu akikuwa naamuka muje mufusi ngumu mkwe kuna n'abafere nimukiranuka kwa haki hari imana yadutegeka imihanda y'izahabu ibyo byose turiyabona ibyo byose Yosefu arabyutse Yosefu naamuka kuko icyo cyubahiro akaenda kutoka ndani ya kitanda. Yosefu aliamuka. yatewe n'iki Yosefu ndagize Malizie. cyane amacero n'ikigenda Kama nina wakawisha acha nijiendee. tukomeza iminota ibiri wewe Dawidi yaragiye Alienda. ageze ahantu Anafika mahali. afata ikigita cya Sawuli Anataka kumwona Sauli. aragikata Anaikata. aramusiga Anamwacha. aramubwira ati ariko mwami we Mfalme. uzageza he uhinga umeze nk'imbwa dore imbaraga zo mu
afata anakamata umugaragu kabisa umusoda we tumishi au soda wake anatembea aho ni kindi gihe yani wakati wengine uriya w'Imana ikurikirana uriya muangalie huku hanyuma baadaye akifika Imana niyo kubita ibitoo anapiga usingizi Nani baje kushaka Dawidi anakuja kumtafuta Dawidi abafashe Dawidi anakamata icumu anakamata ile mkoke urunywero ile kunywa ndani Amina. arangije akimaliza Kwa nini mtoto? Juu ya hivi na hivi